uramenya udakina n'umuriro kubera umuriro w'urukundo ukuzuye, ukavuga ati rwose uyu mugore ndamukunda, uyu mukobwa ndamukunda, ariko ukirengagiza bino bintu, uzarira ubuzima bwawe bwose. Umugore wa mbere ugorana mu rugo mu bijyanye n'amabanga y'urugo ni umugore wakoze akazi k'uburaya. Mugabo musore ubizi neza ko uyu mugore, uyu mukobwa yabonanye n'abagabo benshi, ukaba unabizi, ndetse niyo muganira urabyumva, abasha no kubikubwira kugira ngo bitazagutungura. Birashoboka yuko koko wenda yabihagaritse ku mpamvu imwe cyangwa se iyindi, cyangwa se wenda yaravuye no ku isoko, cyangwa se mo kimwe da yarabonye imbaraga rwose mvajuru akagira gute akabivamo. Ni umugore ugorana. Impamvu agorana, yabonye abagabo benshi batandukanye, yabonye abagabo benshi ku buryo ki azi gukina n'abagabo bose, amoko yose y'abagabo. Ni ukuvuga ngo rero iyo umushatse uzahora ugereranywa n'abandi bagabo bose bamunyuze imbere. Hari abagabo bamunejeje, hari n'abataramunejeje, uzahora uhanganye n'icyo kintu. Rero bagabo basore mugire ubwenge. Hari igihe ubona umugore rwose ngo yarokotse rwose, ukavuga uti uyu mukobwa yarokotse yarabiretse, ariko ubimenye yuko ni ikintu ugomba kubanza gutegura mu bwonko bwawe, yuko uzihanganira uyu mugore nutamunyura, kubera yuko yabonye abagabo benshi barenze umwe kandi batandukanye mu buryo bwose bwo gutandukana. Yabonye abanini, yabonye abatoya, yabonye ababyibushye, yabonye abananutse. Ese uzabyihanganira natanyurwa? Ese bwoda wakumva umeze ute ugiye uhura n'abagabo baryamanye nawe? Rero niyo mpamvu birasaba umugabo w'umunyembaraga, umusore w'umunyembaraga kugira ngo yihanganire kino kintu. Birasaba umugabo w'umunyembaraga, umusore w'umunyembaraga koko nawe wavutse ubwa kabiri, imbaraga y'Imana imwuzuye kugira ngo azahangane n'iki kintu gikomeye cyane. Ubimenye yuko ushobora kugira gutyo ukamushaka nyine, gashyiga kamushyigura agakumbura ibyo yagiye abona mu gihe atari kubibona iwawe, akaba yabasha gusubira inyuma agasubira mu ngeso ze. Ese uzabyemera? Ese uzabyihanganira?